umwe rukumbi. Ndamureba ariko amaso yanjye ntahaga kumureba. Impumuro ye irankurura nkumva nshatse kumwimariramo wese. Ubwiza bwe bumbera indorerwamo ya buri gitondo. Kumwenyura kwe kumpa imbaraga n'icyizere cy'umunsi. Ya kanzu ye y'umutuku ndende nkunda kuyikoraho kenshi iyo turi mu kayaga. Namubonye nk'impano ntagomba guta nubwo naba nkomerejwe kugeza ku ndunduro. Ni umwe rukumbi. Umwe rukumbi episode ya 17. Narebye ko namubaza impamvu yavuze ko nje kumwamamara igikomere, gusa ntekereza ko bitari umwanya ukwiye yo kwibaza cyane ko amasaha yarageze hamwe wakwifuriza uwo ukunda gutaha mu rugo rw'ababyeyi. Nahise muherekeza tugenda tureba amafoto twifotoje ubwo namusohokanaga nsa nk'umwibye ababyeyi be. Twibukiranyaga ibyawe muri iyo minsi n'uburyo byagizeho biteza akavuyo muri kampani ya papa we, tugaseka bigatinda. Ariko ntiyari azi ko ikibazo cyaje gukomera kikageraho nsezera ku kazi kubera kwitangira urukundo rw'ubuzima bwanjye. Yvonne twagendaga yasubikiranyije ukuboko kwe kw'ibumoso mu kwanjye kw'iburyo, ari nako tugenda twumva ka kazi kigatuje. Nuko arambwira ati, Steven, ndumva ntataha. ntugize ngo iki mwiza we. Ni ukuri ndumva twahora tumeze gutya. Mfite ubwoba ko nimara gutandukana nawe ndagukumbura nkenda gusara. Ni ukuri ndumva twahora tumeze gutya. Mfite ubwoba ko nimara gutandukana nawe nza kugukumbura nkenda gusara. Oya mukundwa, iteka niwizera ko ndi kumwe nawe uzajya ugira ibyishimo kandi wumve ko utekanye kuko uzajya uba mfite, sibyo? Aha, nta kundi. Ni kumwe bavuga ngo ikintu cyose gisaba kukizera mu gihe utari kukibonesha amaso. Ushatse kuvuga iki? Steve, hari igihe nicara ngatekereza ukuntu waje mu buzima bwanjye vuba cyane, nkumva no kunsiga niko bizamera. Rero bigatuma mvuga ko nzabyizera kuri uwanjye mu gihe uzaba utakimva iruhande n'umunsi warimo. Nise mukora kuri kwa kuboko kwe kwari kumfashe nkoresheje ukundi mpita mubwira nti, Ivo, si we gusa kuko nanjye hari igihe ngira impungenge zo kumva ko igihe ntazi nzabona ugiye ukansiga kandi ukagenda utagaruka. Rimwe na rimwe nkumva nta nubwo nigiriye icyizere cy'uko nzagutsindira byiteka, ariko nkomezwa cyane n'amagambo nkunda kubwira data umbyara. Ayo magambo ni ayahise? Data akunda kumbwira ko mfite ikibanza cyangwa umwanya kuri buri kintu cyose amaso yanjye ashobora kubona ndetse n'ikibitekerezo byanjye bishobora gushyikira. Ajya ambwira ati, mwana wanjye, ijambo isanzure ryitwa universe mu rurimi rw'icyongereza. Yone bivuze ngo one cyangwa rimwe mu kinyarwanda. Noneho verse bivuze songs cyangwa indirimbo nyinshi mu kinyarwanda. Ati rero mu gihe nkiri mu isi yisanzure mfite amahirwe yo gukina indirimbo imwe, bishatse kuvuga ko nanjye mfite ububasha ku kintu cyose nagirira ubushobozi. Rero n'urukundo rwacu turufiteho ububasha kuko turushoboye. Urakoze mukundwa. Uwo munsi w'akataraboneka ntiwatinze kwira, nuko Yvonne imugeza iwabo. Ntabwo nari ngitinya kuba nabonwa n'ababyeyi be kuko nta kintu nari ngihishahisha batazi. Ku bwanjye numvaga umunsi wo kuwa mbere utagira kuko nta kazi nari mfite ko kwerekezaho nk'ibisanzwe, ariko iminsi yihuse nk'umurabyo. Iyo weekend navuganaga n'umukunzi wanjye cyane kurusha mbere, gusa nkibaza impamvu asa nk'uwabonye ubwisanzure ikanyobera. Nari nsigaye muhamagara igihe cyose akanyitaba kandi akanyitabira aho ariho hose. Yvonne namubazaga impamvu akambwira ko nawe atayizi, ahubwo agatungurwa no kubona umubyeyi wamuha ubwisanzure. Byanteye kugira amakenga ndetse no kwibaza impamvu se ataje gukumira uguhura twe twagiranye muri weekend itangira, kandi yari afite amakuru y'impamo ko ngiye kureba umukobwa we. Natangiye gukeka ko ashobora kuba akimfite mu bitekerezo nk'umukozi we. Ibyo byanyongereye icyizere kidafite aho gishingiye ariko kinsubizamo imbaraga. Judith ntiyahwemaga kumuhamagara kenshi no gushaka kunsura, gusa nkamubuza
cyangwa nkagerageza gushaka impamvu zimukumira kuba yagera iwanjye. nyumva akadomo rwa. Nigira inama yo kuba nasubira kuri kampani kureba umuyobozi mukuru, ariko mana byaba ari ukwisubiraho nyuma bikamviramo gufatwa uko yishakiye. Ku mugoroba wo ku cyumweru nakiriye ubutumwa kuri email yanjye, ndebye nsanga ni umuyobozi mukuru. Nise mufungurana umwete maze ndabusoma. Bugaragiraga buti: Bwana Gwizinema Steven, mbanje kubifuriza amahoro y'Imana. Ndashaka kubasaba ko mwazagaruka kuri kampani ku munsi wa 4 w'icyumweru kugira ngo mwumve umwanzuro wanyu w'ikibazo kiriho. Marakoze cyane. Nisa numagize ibyishimo kuko nizeraga ko niba umuyobozi mukuru antumiye ashobora kuba yashyize mu gaciro amagambo namubwiye ngiye kumusezera yari yuzuye gushira amanga. Bwakiye mu gitondo umunsi ari mwiza nk'uko bisanzwe nditegura, nsohoka hanze nitegereza umunsi ukeye nerekeza ku kazi. Ntaragera kure nese mpagarikwa na Kadogo ambwira ko nibagiriwe telefone. Nese mushimira nuko nkomeza urugendo. Nese mfata telefone nyikuramo urufunguzo, gusa mpita nkubitana na hamwe nasomeraga ubutumwa bwa email umuyobozi mukuru yari yanyoherereje kuko ntari nabikuyemo. Nese nibuka ko nasezeye ku kazi, ahubwo nkaba narahawe ubutumire na boss kubaraho nkwirwa, kureba nyabaguza, gutekereza cyane nkaho hari icyo nibagiriwe mu rugo. Nibyo byandanze muri ako kanya, gusa byari amaco yo kujijisha Kadogo ko atanyuzamo ijisho. Nasubiye mu rugo nkaho nibagiriwe ikintu, mpita ngoma mu cyumba umunsi wose. Umunsi wabaye muremure by'akataraboneka kuko naryamaga nkakina imikino yo muri telefone, gusa nkabona amasaha ntava aho ari. Bibaye nko mu masaha 10 z'igicamunsi, Judith yahise ampamagara arambaza ati: Ese Steve, byakungendekeye bite ko hasibye akazi? Icyo gihe namubwiye ko ntasibye akazi, nuko arambwira ati: None se ko mbona ibiro byawe byiriwe bifunze kandi n'abakozi bakaba bambwiye ko utigeze uhagera, urumva ibyo bintu bisobanutse? Ubundi se uri hehe? Namubwiye ko ndi mu rugo, nuko ambwira ko aje kundeba. Nagiye kumubuza, gusa ahita akopa, numva ndumiwe neza neza. Byafashe iminota 10 gusa kugira ngo abangezeho. Akigera mu rugo yese yinjira nta gukomanga, ansanga mu cyumba. Nise mwikiza ndamubaza nti: Ariko se Judy, ni gute uza winjira mu cyumba cyanjye kandi untunguye ibigezaho? Yese ambwira ati: Shima ko utambaye ubusa, ahubwo icy'ingenzi no kumenya impamvu wasibye kuko ibi bintu ntago mbikuziho. Naramubwiye nti: Ibaze nyine iyo usanga nambaye ubusa. Nuko arambwira ati: Ubu nse n'icyo waba umpisha ntazi. Nise mubwira ibyo yari yambajije, nti rero narakuze cyane mu cyumweru gishize, niyo mpamvu nasabye akaruhuko, nzagaruka ku wa mbere. Nari mfite icyizere cyose ko nzagaruka mu kazi. Yese ambwira ati: Ubwo sinzihanganira iyo minsi yose ntabona umukunzi wanjye imbere yanjye koko? Steve, kuki Atarasoza kuvuga yahise abona telefone yanjye isonnye. Arebye abona hajemo ifoto ya Yvonne kandi amazina ye yarariho akamenyetso k'umutima. Judith ahita avuga ati: Reka nze nkitabe mbaze nkiyame ku mugabo wanjye. Nahise mwiyamara ijye mubwira ko ntari umugabo we, mpita mva mu mashuka ntitaye ko nambaye umwenda w'imbere, njya kumwaka telefone yanjye. Twatangiye kwirwanira, gusa yitaba abwira Yvonne ati: Wanshinze wenda kwiyamye ku mugabo wanjye, kandi igihango dufitanye nticyatuma mureka ibyo ngibyo ubimenye. Steven aritwara ate muri iki kibazo? Ese azongera gusubirana akazi ke? nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.